ibihe bihe ibindi umugane wa mugabo kwiheba ukiriho ni rimwe mu makosa akomeye akunze gukorwa na bamwe muri ubu buzima, gusa ingaruka nazo ntizitinda kugaragara. Uyu munsi reka nkwereke urugero rw'umuntu utarigeze ava kwizima kabone n'ubwo ubuzima bwe bwari bushaririye kurusha ubwo uri uyu munsi wa none. Ntunangire umutima, iyi nkuru ni gukora ku mutima, unyandikire muri comment, gusa wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibyo tukaguteguriye mu ba mbere. Uru ni urugendo, njye nitweme confiance, bahaye ikaze. Tariki 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1989 nibwo inkuru nziza yatashye i Dar es Salaam mu gace ka Tandale, ubwo Sanurakasi wamenyekanye cyane nka Mama Dangote yagiye ku gise cy'umwana we Nasi Abdul Isaac wamenyekanye cyane nka Diamond Plutnumz bize no kurangira byaye neza yibarukira mu bitaro bya Amana Hospital, ibitaro biherereye mu mujyi wa Dar es Salaam. Diamond Plutnumz akaba yaravutse kuri Abdul Juma na Sanurakasi. Uyu muryango ukaba waraje gutandukana Diamond Plutnumz akiri umwana muto, bize gutuma kurira kwa nyirakuru ubyara nyina. Diamond Plutnumz yakuze nk'abandi bana bose, aza kujya mu ishuri ry'inshuke ku myaka 5 ryitwa Chakula Bora Nasari. Nyuma y'umwaka umwe gusa atangiye amashuri abanza ku ishuri ribanza rya Tandale Magharibi Primary School. Benshi bazira izina bakunda kuryumva mu ndirimbo z'uyu muhanzi, kuko Tandale ari ahantu Diamond Plutnumz afata nk'ahantu h'agaciro kuri we, kuko ariho yakuriye akamenyera gusoma yewe ndetse no kwandika. Mu mwaka wa 2002 nibwo Diamond Plutnumz yatangiye amashuri yisumbuye, aza kuyasoza mu mwaka wa 2006. Aha niho urugamba rw'ubuzima bwe mu muziki rwaje kuba rwatangira. Nyuma yo kurangiza ishuri, Diamond Plutnumz yari ataratangira kuririmba, yewe byari ibintu yafataga nk'inzozi, dore ko byari bigoye cyane kubera ikibazo cya mikoro make. Gusa ukuri nuko Diamond Plutnumz yatangiye kugaragaza impano akiri umwana muto cyane, kuko icyo gihe yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Diamond Plutnumz kubw'ubushobozi buke bujyanye na mikoro byamubereye ipfundo ry'imbogamizi mu rugendo rwe rwa muzika, maze atangira gucuruza imyenda caguwa kugira ngo ubuzima bukomeze. Bivugwa ko Diamond Plutnumz yatangiye gucuruza imyenda nta duka afite, ahubwo bwari ubucuruzi buciriritse, ibi bizwi nko kuzunguza, bikorwa nabo bakunze kwita abazunguzayi. Nyina wa Diamond Plutnumz wamenyekanye cyane nka Mama Dangote ni umwe mu bantu ba mbere bakunze gushyigikira Diamond Plutnumz, haba mu mpano ye yo kubyina yewe ndetse no kuririmba. Mu mabyiruka ye, ndavuga Diamond Plutnumz yakomeje kugenda afashwa na nyina akamujyana ahantu hatandukanye, habaga hari amarushanwa yaba ari ayo kubyina yewe ndetse no kuririmba. Si gusa kandi kuko Mama Dangote ariwe mama wa Diamond, yagiye ajyana Diamond ahantu hatandukanye nko mu maserukiramuco, akeka ko wenda yahabonera ubufasha bwo kuba yafasha umuhungu we kumenyekana, byaba binyuze mu kubyina cyangwa se kuririmba. Uyu musore mu buto bwe yahoze akunda umuziki, gusa impano yo kuririmba ikaba yaramugaragayeho byeruye ubwo yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, aho yiganaga imbyino zitandukanye ndetse anasubiramo indirimbo z'abandi bahanzi. Aha yakomeje kugenda ahatana nubwo ubuzima butari bworoshye. Mama Dangote nyina wa Diamond Plutnumz akaba yarajyaga amufasha kumugurira amasede y'indirimbo z'abandi bahanzi baho muri Tanzania ndetse no hirya no hino ku isi, mu rwego rwo gufasha Diamond Plutnumz gukurikirana umuziki. Si ibyo gusa kandi kuko mama we yajyaga anamufasha kwandika indirimbo ze bwite zigiye zitandukanye. Umunyarwanda we yaritegereje, arareba, araterura ati utaza akazakura burya ngo abaga umutavu. Bamwe mu bo mu muryango wa Diamond Plutnumz ba hafi ntibakozwaga iby'impano ya Diamond Plutnumz, maze bagahora baseka nyina uburyo ashishikariza cyane umuhungu we gukomeza gukurikira umuziki nkaho yamufashije gushaka undi murimo wamutunga ndetse ukanateza imbere umuryango. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2007 ubuzima bwa Diamond Plutnumz bwari bukomeje gusharira, agikora akazi ko gucuruza imyenda abivanga no gufotora. Yakoraga ibishoboka byose ngo arebe ko yabona amafaranga byibuza yazajyana muri studio gukora umuziki, gusa byari bikigoye kubyishoboza kuko ubuzima butari bworoshye ahawe na gato, dore ko se umubyara yari yarabataye we na nyina n'abavandimwe be, ku buryo Diamond Plutnumz yari asigaye ariwe ushakira amaramuko uyu muryango. Gusa ibi ntibyamuciye intege, yakomeje guhatana ngo arebe ko yagera ku nzozi ze yari yararose kuva kera. Amafaranga Diamond Plutnumz yakuraga muri ubucuruzi bwo kuzunguza imyenda ntiyarahagije, ariko kuko ngo icyo uzaba cyo ntawe kijya, umugani w'umunyarwanda. Diamond Plutnumz yakomeje kugerageza
inzira izo arizo zose zamufasha kubona amafaranga yo kujya muri studio. Nyuma nibwo yaje gutangira ibikorwa bihabanye n'amategeko, aribwo yatangiye kujya akina urusimbi. Gusa aha naho ntihakuye amafaranga yajyana muri studio nk'uko yabyifuzaga, birangiye kuyemo amafaranga yo kwirira gusa. Nyuma yo kubona ko amahirwe atarimo kumusekera, yahisemo kugurisha impeta ya nyina ngo aboneke amafaranga yo kugera muri studio. Gusa bikora mu ibanga rikomeye cyane, kuko bene wabo na nyina batumva ku buryo uru rugamba Diamond Platnumz ndetse na nyina bari baratangiye kurwana rugana ku bwamamare bazarutsinda. Diamond Platnumz bitewe n'urukundo yeretswe na nyina umubyara, kugeza naho yemeye kugurisha impeta ye kugira ngo abashe kubona ubushobozi bwo kujya muri studio. Ibi byabaye nk'igihango gituma akunda nyina ku kigero cyo hejuru cyane, binatuma nyina icyo ari cyo cyose yamusaba uyu munsi wa none agishoboye yagikora. Akenshi ibitaramo bitandukanye Diamond Platnumz ajyamo, nyina nawe ababyitabiriye yaba muri Tanzania cyangwa se hanze yaho. Gusa si byose, nyamara bivugwa ko ari byinshi. Diamond Platnumz ntabwo yakoze indirimbo ya mbere ngo ihite yamamara nk'uko bikunze kugenda kuri bamwe, ahubwo uko yakomeje kwihiringa yaje guhura n'umumanager witwa Chezo Mapene, kubera ukuntu uyu mumanager yari yarikundiye Diamond Platnumz kandi amubonamo nka zahabu ihishe mu butaka izarabagirana ishyizwe ahagaragara. Diamond Platnumz ndetse na Mapene bakomeje gukorana ndetse baniha intego yo gukora album ya mbere ya Diamond. Gusa kubera ibibazo bya mikoro biza kurangira batandukanye idakozwe. Aha naho Diamond Platnumz yari ataragera ku rwego nk'uko tumubona uyu munsi wa none, ahubwo uyu musore yari akirwana n'ubuzima ngo azavemo icyamamare abe inyenyeri ya Africa mu muziki. Gusa nubwo yabitekerezaga gutyo ndetse akanabikorera amanywa nijoro, ariko ibisitaza mu rugendo rwe ntago byari byoroshye, dore ko bivugwa ko ahariho yatandukanye n'uwahoze ari umukunzi we. Kimwe mu byo bapfuye hakaba harimo inzozi za Diamond Platnumz yahoranaga zo kuzaba rurangiranwa mu muziki, nyamara nyamukobwa we abona naho biteze guturuka. Diamond Platnumz yakomeje kurwana n'ubuzima, ariko mu mutwe we abitsemo intego yo kuzaba icyamamare. Maze mu mwaka w'ibihumbi 2009 aza kubona undi mumanager mushya witwaga Papa Misifa, ari nawe wamuhaye amafaranga yo gukora indirimbo Nenda Kamwambie. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zaharuriye amayira Diamond Platnumz yo kugera ku bwamamare. Iyi ndirimbo kandi yamaze kugera hanze irakundwa, maze Uwazunguzaga imyenda atangira kuzunguza imitima y'Abanyatanzania bose. Gusa siyo ndirimbo ya mbere yakoze, kuko iya mbere yakoze yayise Toka Mwanzo. Gusa ntiyaje gukundwa nk'uko byari byitezwe. Nenda Kamwambie ni indirimbo ikubiyemo ubutumwa mpamo bw'ukuntu wa mukunzi we yamutaye. Ni indirimbo itazigera yibagirana mu mateka y'ubuzima bwa Diamond Platnumz. Nenda Kamwambie uwo mwaka yabaye indirimbo nziza y'umwaka, ndetse nagira Diamond Platnumz umuhanzi mwiza w'umwaka ukizamuka, upcoming artist mu gihugu cya Tanzania, ndetse nabaye umuhanzi w'umugabo w'umwaka mu gihugu cya Tanzania mu bihembo bya Tanzania Music Award. Diamond Platnumz nyuma yo kuba umustar yaje gukundana n'umunyamideli Wema Sepetu. Baravugwa mu itangazamakuru, abandika barandika, abavuga nabo baciye ku rurondogoro. Ahagana mu mwaka 2014 nibwo baje gutandukana, hahise hatangira guhwihwiswa ko Diamond Platnumz ashobora kuba akundana n'umunyarwekazi w'umugande Zari Hassan aka Boss Lady. Uyu nawe akaba yaramaze gutandukana n'umukire Ivan Semwanga, bari bafitanye abana batatu. Gusa Diamond Platnumz n'uyu munyarwekazi Zari Hassan bakomeje kugenda babica ku ruhande, bavuga ko ikibahuza ari gahunda z'ubucuruzi gusa. Bakomeje gukundana ariko bihishe itangazamakuru. Gusa umunyarwanda yarivugiye ngo niwatwika inzu maze ngo uhishe umwotsi. Bidatinze tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo Diamond Platnumz yashyize ubutumwa bwe ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ko we na Zari Hassan biteguye imfura yabo, akaba ari umwana wa kane wa Zari ukunze kwita Boss Lady. Uyu mwana w'umukobwa wa Diamond yaje kuvuka, bamwita Tifanila Dangote. Bidatinze bahita bamukurikiza n'undi w'umuhungu bamwita Nila Dangote. Iby'aba bombi ntibyaje kurangira neza, kuko Diamond Platnumz yakunze gushinjwa cyane guca inyuma Zari Hassan, ndetse byaje no kuba intandaro iyo gutandukana kw'aba bombi. Gusa bikomeza kuba ikibazo nyuma y'aho batandukaniye, kuko byavugwa yuko Zari yanze ko Diamond Platnumz ahura n'abana be. Mu bandi bakobwa bagiye bavuga mu rukundo na Diamond Platnumz harimo umunyamideli w'umunyatanzania Hamisa Mobeto.
bivugwa ko ari nawe wabaye intandaro yo gutandukana kwa Diamond Plutnumz ndetse na Zari Hassan, kuko byabaye agatereranzamba ubwo Diamond Plutnumz yemeraga ku mugaragaro ko ari wese w'imfura ya Hamisa Mobeto, maze gatanya mu rwa Diamond Plutnumz ibona intebe. Burya ngo inkoni ikubise mu cyabu yirenza urugo, gusa amenya Hamisa Mobeto ataramenye iby'uyu mugani w'ikinyarwanda, kuko nyuma y'uko Diamond atandukanye na Zari agakundana na Hamisa Mobeto, nawe ntibyarangiye neza kuko batandukanye banafitanye umwana, maze Diamond Plutnumz agakomezanya urugendo rw'urukundo n'umukobwa w'umunyamideli ukomoka mu gihugu cya Kenya witwa Tanasha Donna Okech. Nyamara ntibyaje kurangira kwa Tanasha gusa, kuko Diamond Plutnumz yongeye kuvugwa mu rukundo na Zuchu, nyamara nawe ntibarambana kuko nyuma nawe baje gutandukana. Diamond Plutnumz afite abavandimwe babiri bazwi barimo umuhanzi Queen Darling unabarizwa muri label ya Wasafi Record, so gusa kandi kuko undi muvandimwe we ari umushoramari ukomeye witwa Isma Plutnumz. Umuhanzi Diamond Plutnumz yitabiriye amarushanwa atandukanye maze yegukana ibihembo birimo nka MTV Europe Awards mu mwaka w'2015. Kuva mu mwaka wa 2010 atangiye umuziki ashize amanga, Diamond Plutnumz amaze gukora ibihembo birenga 50. Muri ibyo bihembo bikaba birimo nka African Music Video Award, Channel Zero Music Award, Top 10 Tube Music Award, The Future African Award ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Diamond Plutnumz si umwe mu bantu bamaze kugera hejuru bagatema ishami kandi bakiri yicayeho nk'uko bikunda kugaragara kuri benshi. Diamond Plutnumz ni umwe mu bantu bateje imbere muziki wa Tanzania binyuze mu gushinga inzu itunganya umuziki izwi nka Wasafi Record, inzu itunganya umuziki ukunzwe ku rwego rwo hejuru yaba muri Tanzania ndetse no mu karere. Ntabwo byarangiye muri label gusa, kuko Diamond Plutnumz yanashinze Wasafi FM ndetse na Wasafi TV, byose hamwe bibarizwa muri Wasafi Media. Ibyo byose akaba yarabikoze ku mpamvu zirimo no guteza imbere umuziki. Nk'ibidahagije kandi Diamond Plutnumz yanashinze Wasafi Bet. Diamond Plutnumz yagiye gukora ubufatanye bw'indirimbo n'abandi bahanzi bakomeye, ibi bizwi nka featuring cyangwa se collabo. Abo bahanzi hakaba harimo nka Zuchu, bigeze no kujyana umubano wihariye ushingiye ku rukundo. Battle Ranking bakoranye Kolo Kolo, Davido bakoranye Number 1, Koffi Olomide bakoranye nyinshi zirimo nka Wa. Sizo gusa kandi kuko yakoranye na Jax bagakorana indirimbo yitwa Enjoy, indirimbo yabice bigacika muri Africa ndetse no hanze yaho. Iyi ndirimbo Enjoy bakaba barayikoze nyuma y'igihe kitari kirekire cyane, Diamond Plutnumz akoranye collabo n'umuhanzi w'umunyarwanda Mugisha Benjamin wamenyekanye cyane nka The Ben. Aba bombi Diamond Plutnumz ndetse na The Ben bakaba barahuje imbaraga bagakora indirimbo bise Why, indirimbo yabaye nziza ndetse kanakundwa cyane. Gusa Diamond Plutnumz avuga ko zimwe muri collabo yagiye akora zamusabaga gutanga gatubutse. Urugero ni nka Rick Ross bakoranye yitwa Waka, aha Diamond Plutnumz akaba yarahatanze agera ku bihumbi 56 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Neyo bakoranye Marry Me, Diamond Plutnumz akaba yarayimwishyuye agera ku bihumbi 104 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Gusa Diamond Plutnumz akaba yarigeze kwifuza gukorana na Tiger, uyu muraperi ukomeye ku isi, we akaba yaramuciye amadolari ibihumbi 150. Gusa bakaba batarashyira hanze indirimbo yabo. Uyu muhanzi kandi yumvikanye mu nkuru z'ubwambuzi yakoreye umuhanzi wo mu Rwanda banakoranye indirimbo ariwe Mico The Best, ubwo yamwamburaga amafaranga agera ku bihumbi 17,270 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga kandi Diamond Plutnumz akaba yarambuye umuhanzi Mico The Best mu mwaka w'2013 ubwo yamutumiraga mu gitaramo, nyamara Diamond Plutnumz ntakandagire kandi yamaze kwishyurwa, ndetse n'indege yagombaga kumuzana ikaba yari yamaze kwishyurwa. Gusa ibi nibyanangiriye mu bwambuzi, kuko nyuma yaho Mico The Best agerageje kwishyuza Diamond Plutnumz ariko akamubera ibamba. Mico The Best yitabaje inzego z'ubutabera, maze Diamond Plutnumz yishyura Mico The Best mbere gato cyane yuko Diamond Plutnumz akabya inzozi agataramira muri Big Arena mu gitaramo yari yatumiyemo cyo gutangiza imikino yiswe Giant of Africa iri kubera mu Rwanda. Ibi ni bimwe mu byo wamenya ku buzima bwa Diamond Plutnumz. Gahunda cumbitse sinsoje, ndi nikije ngo dusangire ubumenyi. Uru ni urugendo, njye nitweme Confiance. Bella ciao, bella ciao.